Yesu ashimwe cyane, nshuti zanjye, bavandimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hirya no hino aho mugiye muherereye, ni ukuri turabasuhuje tubikuye ku mitima yacu. Dukomeje gukomeza abantu muri iyi minsi turimo, muri iki cyumweru turimo, ndetse n'iminsi 100 izajya ikurikira. Mu by'ukuri dukomeje kubakomeza, mukomeze kwihangana, kandi ntabwo ubuzima ari aha buzagarukira. Tuzakomeza kugenda tugera kuri byinshi uko bwije n'uko bukeye. Ikindi kandi Yobu yaravuze ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Abacu twarababuze, ariko twebwe turacyariho. Igihe kiracyahari kugira ngo twongere kandi gusubirana ibyiringiro bishya. Byose biba bishoboka. Buhoro buhoro Imana igenda idukorera imirimo n'ibitangaza. Rero muhumure kandi mukomere, twibuke twiyubaka kugira ngo turusheho gukomeza kugenda dutera imbere. Nk'uko bisanzwe mubizi ndetse mubimenyereye, iyi ni Mugonga TV show, channel Imana yashyizeho kugira ngo ijye itambukaho ijambo ryayo binyuze mu iyerekwa nagize. Twiga ijambo ry'Imana rihugura, ryigisha, rihumuriza, rikomeza, ni byinshi. Rero none aha ngaha mbazaniye ijambo riri mu gitabo cy'Imigani 10:19, rivuga ngo amagambo menshi avamo ibicumuro, ariko uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Amagambo menshi avamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Iyo dusomye mu gitabo cy'Umubwiriza mu bice 5, haravuga ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe. Ntukihutire kubumbura akanwa kawe. Ntukemerere umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana. Mu bice 5 uzahasome. Umuco wo gusoma Bibiliya ni mwiza. Bibiliya ibamo ibyanditswe byera, kandi ijambo riravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Rero turabashishikariza gusoma Bibiliya, kuko Bibiliya ni ubuzima. Iyo usoma ijambo ry'Imana uba wakira ubuzima burambye kandi bwiza. Ibintu duhora tuvuga buri munsi byo kwizera, kwihangana, ubunyangamugayo, guca bugufi, ubuhanga, ubwenge, ubumenyi, ibintu byose dukoresha muri iyi si bikubiye muri Bibiliya. Bibiliya rero ni ubuzima. Iyo usoma ijambo ry'Imana uba urimo kwishakira ubuzima bwiza, uba wishakira iherezo ryiza, kandi uba wishakira iterambere. Gusoma ijambo ry'Imana rero ni byiza, nabyo turabibifurije rwose kugira imbaraga n'umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Umuntu wihutira kuvuga aba ashaka ibicumuro, ariko witondera kuvuga aba ari umunyabwenge. Kuko ushobora kuvuga amagambo menshi, ukavuga, ariko uko uvuga mu by'ukuri ukaba ushobora kugira gutya ugatsikira mu magambo wavuze, ukavuga ijambo utari ukwiriye kuvuga, nyamara utari wabiteguye kugira ngo uvuge iryo jambo. Ariko iyo ugiye kuvuga ukabanza ukitonda ku ijambo ugiye kuvuga, ukabanza ukaryitondera, ukabanza kuvuga ijambo wabanje gutekerezaho, burya uba wagize icyo bita amakenga. Kandi umuntu ugira amakenga aba ari umunyabwenge, aba ari n'umuhanga. Amagambo menshi rero avamo ibicumuro, kandi umuntu witondera ibyo avuga aba ari umunyabwenge. Dukunze kubona abantu bakunda kuvuga cyane. Inshuro nyinshi
ujya kumva ukumva baramwita ngo ni umunyamenshi, ngo ni umunyamagambo, ngo ni gateranya, ni ibiki, kandi rimwe na rimwe mu by'ukuri ukaba utabiterwa n'uko wabiteguye, ahubwo ari ukubera ko wigirira utugambo twinshi muri wowe, noneho uko utuvuga ukikanga wavuze icyo utari ukwiriye kuvuga. Rero ubu none aha ngaha ijambo ry'Imana riratubwira ngo tujye twitondera kuvuga, mbere y'uko tuvuga tubanze dutekereze ku magambo tugiye kuvuga, kugira ngo amagambo tugiye kuvuga ataza kugira ingaruka nyuma. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo umanika agati wicaye ngo wajya kukamanura ugahaguruka. Iyo uvuze ijambo iyo risohotse ryirukanka cyane kurenza uko wabitekerezaga. Ushobora kuvuga ikintu uri i Kigali ariko mu minota 30 ukumva ryageze mu Mutara Nyagatare, ukaryumva Nyagatare. Ijambo ryiruka cyane, ijambo rigenda vuba, ijambo rigenda ryiruka rwose, ntumenye uko rigiye. Ikiruta rero ni uko umunyabwenge mbere y'uko avuga agomba kubanza guceceka, akabanza akitondera ijambo agiye kuvuga, akaritekerezaho mbere y'uko arivuga, akabanza akagenda gake mu byo agiye kuvuga. Bizaturinda iki? Bizaturinda intonganya, bizaturinda kwitwa amazina tudakwiriye kwitwa, ukumva umuntu arita undi ngo ni umunyamagambo, ukumva undi aramwita ngo ni umunyamenshi, ukumva ngo ni, cyangwa se ukavuga kuri mugenzi wawe nyamara uramuvugaho ntahari, cyangwa se ukavuga ibitakureba bitanakwiriye yuko ubivuga. Ugasanga umuntu aravuga kuri runaka, wenda kuri Mugunga, ukamuvugaho, Mugunga ntahari, Mugunga ntiyakuvugishije, ibyo uvuga byose ntabyumva, kandi ubamuvugaho uganira na mugenzi wawe. Ibyo rero ntabwo bikwiriye. Ikindi, ukavuga ibintu byerekeranye n'ubuzima bwe, nyamara utari ukwiriye kubivuga, ahubwo ukwiriye kuvuga ibyawe, noneho we ubwe nawe akavuga ibye. Ukareba ibyo ukwiriye kureba, nawe akareba ibyo akwiriye kureba. Ugakora ibyo ukwiriye gukora, nawe agakora ibyo akwiriye gukora. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri nongere nsubiremo aka kantu, ntabwo umuntu aba akwiriye kwita ku makuru ya mugenzi we atamureba, ajyanye n'ubuzima bwe. Ibyo uzi kuri we bimenye, ubyimenyere n'umutima wawe. Si ngombwa ngo ujye kujya kuganira na mugenzi wawe ku buzima bwa runaka, inshuti yanyu, nyamara bitari bikwiriye. Inshuro nyinshi njya numva, ukajya kumva ukumva umuntu yagize icyapfa na mugenzi we kitanakomeye cyane, aho kugira ngo utambuke ukimubwire, ugahita ujya kukibwira undi wo ku ruhande. Nyamara wa wundi wo ku ruhande nawe arabumva, ahita ajya kubibwira undi, wa wundi nawe arahita abibwira undi, wa wundi nawe arahita abibwira undi. Icyiza rero ni uko wowe ubwawe ukimara kumva amakuru kuri mugenzi wawe, ugomba gutambuka ukaganira nawe, ukamwibwirira, ukamubaza, bigahera hagati yanyu mwembi muri babiri. Rero ntukihutire kuvuga, mbere y'uko uvuga banza utekereze ku byo ugiye kuvuga niba bitari bugukoreho. Ubanza utekereze ku byo ugiye kuvuga niba ntacyo biri bugutware. Amagambo menshi avamo ibicumuro, ariko umuntu witondera kuvuga aba ari umunyabwenge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ururimi ni inyama yigenga, ururimi ntiwarubuza kuvuga, ururimi ruvuga ibyo rushatse, ariko umunyamakenga ajya kuvuga ijambo yabanje kuritekerezaho, niba ntacyo riri buze gukomeretsa ku muntu runaka, ku nshuti yawe cyangwa se ku muryango wawe, cyangwa se niba ntacyo riri bukore ku buzima bwawe. Twitondere ibyo tugiye kuvuga,
twitondere ibyo dutekereje kuvuga, tubanze tubitekerezeho, mbere y'uko tuvuga tubitekerezeho. Ibyo tubishoboye, inzangano ntabwo zakongera kubaho, amacakubiri ntiyakongera kubaho. Ntabwo ari ngombwa ngo urebe kuri mugenzi wawe, wite ku byo akora n'ibyo avuga, ushake kugira ngo agende uko ushaka, akore uko ushaka, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Imana rero ibahe umugisha, ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Love you so much. Umunsi mwiza.